hari ukuntu Imana iguha ubuntu bwayo ariko wowe ukinanirwa ugashaka kubifata for granted. Akoresha ijambo ryo kuvuga ngo ukabimenyera. Niba Imana iguhaye amahirwe ikaguha ubuntu, tuvuge iguhaye akazi keza cyangwa se iguhaye n'urwo rugo, ugashaka kubifata for granted ukavuga ngo ibisengo biragoye ngo sinabishobora, ubwo buntu izabusubiza. Hari abandi benshi babushaka. Niba ufite amahirwe yo kuba ufite nk'akazi, tuvuge ukora nk'ahantu uhembwa neza, yaduha urugero rwo kuvuga ngo ukaba uziranye na nyiraho, na nyiraho w'aho hantu ukora, ariko ukajya uvuga ngo bosi, ngo bosi ngo turaziranye, kandi abantu benshi bashaka no kumuricinga no kumugeraho, bakavuga ati sha uwampa nibura tukazahura wenda akanansuhuza. Ubwo buntu bwawe ugashaka gusa n'ubumenyera. Imana ayo mahirwe yasubizayo. Rero uwo muntu utinya nka responsibilities akavuga ati niba ngiye mu rugo se ubu nzabishobora, ubu se aka kazi se, ubu se oya. Niba utangiye kwibaza gutyo deja byapfuye. Banza kwanza ushima Imana, ubwira Imana uti God, thank you for this opportunity. Ufite impamvu uhankize, hari abandi benshi bahashakaga, ahubwo sasa mu bwenge